basigaye bakunda ibyo batunze, basigaye bakunda ubutunzi kuruta kubereka urukundo nyarwo, urukundo nyakuri rudafite ikintu na kimwe rushingiyeho. Iyo ni ingingo ya mbere tugiye kuganiraho muri iki kiganiro. Ingingo ya kabiri tugiye kurebera hamwe ese niki aba bakobwa n'abamama bakora kugira ngo bongere bagarurire icyizere abo bashakanye cyangwa se abo bateganya kuzashakana. Ikaze mu kiganiro. Iyi ni Uko Mbibona TV1, aho turebera hamwe ibibazo biri mu buzima busanzwe, ibibazo duhura nabyo mu buzima bwa buri munsi tukabisesengura uko tubibona. Uhawe ikaze rero nawe, ibitekerezo byawe birakenewe, twandikire muri komenti utubwire uko ubibona n'uko nawe ubyumva. Ese koko urukundo nyakuri ruracyariho cyangwa